Yes, hello guys, nizere ko mumeze neza cyane abakurikirana Crypto Mining Zone. Tumaze iminsi tutabahereza video nkuko ku muvuduko munini, ariko ni akazi kenshi. Ariko iyi update yo ntibacike, iyi update ntibacike niyo tubazaniye. Mbere na mbere banza ukore like, share, subscribe ndetse na comment kuri ino video yacu, winjire muri WhatsApp group yacu, umenye ko wakanze kunzogera kugira ngo hatazagira ikigucika. Uyu munsi tuzanye rero update imeze ite. ICE, abantu ba mininze ICE, uyu munsi hari update nziza cyane yuko iri no kuzamuka cyane, iri kuzamuka cyane nk'uko mubibona. Imaze gukora 10% ya PNL cyangwa se profit and loss, bigeze kuri 10% plus. So iyi rero ikaba yamaze kugirana partnership na PayChainMore. Ubwo nuvuga ngo iyi update irareba abantu barifite Pay, ba mininga Pay ndetse n'aba mininze ICE, zamaze kwishyira hamwe mu buryo bwo kuba iyi PayChainMore. Babwire yuko iyi PayChainMore ni nk'isoko rizajya ricururizwaho ibicuruzwa mu gihe Pay izaba yagiye ku isoko. Ikaba bifite na wallet yayo bita PCM, ariyo bita PayChainMore wallet. ICE rero nayo yamaze kwiyintegra hamwe na nino kwiyintegra muri yo PCM cyangwa se PayChainMore wallet, aho uzajya ubasha kugura ibicuruzwa bitandukanye kuri iryo soko ukoresheje ICE, haba no mu guswapa ukura muri ICE ushyira muri Pay. Burumva ko ari update nini cyane. So baravuga yuko bari gutangaza yuko bagiranye ubufatanye na PayChainMore. Ikindi bavuga ati turi kumwe twese tugomba gusunika rino soko cyangwa se uru ruganda rwa e-commerce cyangwa se ubucuruzi bwo kuri murandasi. Then bakurikije community bafite irenga miliyoni 2 mu bihugu birenga 90. So ICE rero ikaba yamaze kwintegra muri PCM wallet nko twayibonye, ndetse ikizintegramo neza byanyabyo mu gihe ICE Open Network Mainnet izaba yamaze gukunda mu kwezi kwa 10 ku itariki 7. So barimo baranakora open source e-commerce protocols to expand ICE usage in reward applications, muri uzajya ukoresha ikarita hirya no hino mu bintu runaka. So iyo ni ya mbere, iyi PCM wallet. Mu kanya ndaje mbakorere video yo kugira ngo mubanze muyibikeho hakiri kare, ikindi munabe mufite izi Pay, murumva ko zishobora kuzaba zikoresha iyi PCM wallet. So ndaje mbereke uburyo tuza kuyikora, ariko mbere yaho sinabura kubereka utundi tuntu kuri Pay, aho iyi Pay network turi ku mininga irasa nkaho ifite ibimenyetso nkaho irenda kujya ku isoko rwose. Dukurikije update nyinshi nabo ntakunda gukora ku mushinga wa Pay, harimo update zigiye zitandukanye. Nayibona igikorwa nk'iki kije, ni igikorwa cyiza, ni ikimenyetso kikwereka ko iyi Pay ishaka kuba igiye kujya ku isoko vuba hano. So then tudatinze bashyizeho Safety. Hariho scams menshi ari kwiyitirira Pay, hakubwira ngo bentegratingemo peer to peer, ngo ushobora gukonvatingamo Pay zawe. Biri guca cyane kuri Facebook. So mwirinde bitaza gukomeza kubagora babiba Pay yanyu yamaze kuba migrated. Mucunge wallet yanyu nkuko bavuga ko ari Safety y'ingenzi. So reka turebe noneho ICE yazamutse bingana iki. ICE yazamutse bingana iki, katwikoze muri urareba ko ICE yari yageze kuri 0.0054, ariko yaje kumanuka isubira hasi kuri 0.00. Ngubu niho igeze 50, ariko urareba ko iri kugenda izamuka. Nako mu minsi 90 yazamutseho hafi 70 ingahe. Ntabwo wayiveba. Ni coin ubona ko ishobora kuba izaba iri mu kazi mu minsi iri imbere. Uzi ngo nimba byihuje Pay neza sokera hejuru, iyi ICE nayo urumva ko izazamuka. So abantu mu gifite ICE, so keep it, hold it. Ni methode nk'ibisanzwe mubona Crypto Mining Zone, like, share ndetse na comment. Munabona ko chain yacu cyangwa se channel yacu twahinduye.
ubu ngubu ni crypto mining zone Rwanda, izajya iba iri muri magambo magufi cyangwa se abbreviation CMZ Rwanda. Ubu ni inyuguti ya CMZ Rwanda, hando yayo ni crypto mining zone Rwanda. So nizo mpinduka zabayeho kugira ngo tugaragaze u Rwanda rwacu, nta mpamvu yo gukomeza gushyiraho indimi z'amahanga kandi iby'iwacu tutabishyira. So ciao ciao rero, nizere ko muza